Ikaze mwese bene data bakunzi bacu bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndetse bakunzi ba Pure Gold TV mwese ndabakiriye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu kandi abashuhuje. Uyu munsi ijambo ry'umunsi tugiye gufatanya ni ijambo ritubwira ngo nta kidashobokera Imana. Nothing is impossible with God. Aya magambo turayasanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Sawuli ariwe Paulo yarenganyaga abizera Kristo. Yakomeje kubakangisha, kubatera ubwoba no kubica, ariko umunsi umwe umwami Yesu aramutungura. Amutunguza umucyo mwinshi cyane uvuye mu ijuru. Ngo uwo mucyo mwinshi ugota Sawuli yikubita hasi. Yumva ijwi rimubwira riti, Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Paulo aramubaza ati, urinde mwami? Nawe aramusubiza ati, ndi Yesu urenganya. Biragaragara ko Paulo yari yamaze gucishwa bugufi n'uwo mucyo ndetse n'ijwi ryamuhamagaye. Ryamuhamagaye inshuro ebyiri. Rimubaza impamvu arenganya umwami Yesu. Imbaraga z'Imana zirakomeye cyane. Zahamagaye Paulo Sawuli, ariwe Sawuli, wari warigize akaraye kajyahe. Yumvaga nta cyamubasha kandi yumvaga ko afite power, afite imbaraga zo gukomeza kurenganya abakristo uko ashatse. Abagabo n'abagore yarabarenganyaga, akabafungisha, akabicisha, akabica nawe ubwe. Ntabwo yatinyaga, ntiyanarobanuraga. Ariko umunsi umwe imbaraga z'Imana zimaze kumutungura, yahise abona imbaraga zirusha izindi, zirusha ize yari afite zo kwica no kwigira ikigomeke. Niko navuga, yari yagize ikigomeke. Yumvaga afite imbaraga, afite uruhushya rwo gukora ibyo ashaka. Ariko umunsi umwe aratungurwa. Yesu Kristo yaramutunguye, ntabwo yigeze amuteguza. Umucyo w'Imana uramutunguye, ijwi ry'Imana ryaramutunguye, ndetse ngo nabo bari kumwe bumvise iryo jwi ry'imbaraga, iryo jwi ridasanzwe, iryo jwi ryarije kumucyaha, iryo jwi ryarije kumuhagarika kurenganya ubwoko bw'Imana. Kandi ijwi nanone ry'impuhwe, ry'imbabazi ryarije kumukiza no kumuhindura. Kuko Paulo akimara kumva iryo jwi ry'Imana ndetse n'umucyo umutunguye, yikubise hasi arasinzira, ahita ahinduka impumyi. Yahise ajyanwa mu iyerekwa, yahise ajya kuvugana n'Imana. Akangutse asanga ntareba, ntiyagira ikintu na kimwe areba. Yarahindutse. Yesu Kristo yahinduye umuntu wari ufite ubugome. Yesu Kristo imbaraga ze zahinduye Paulo Sawuli wari umwicanyi, arenganya ubwoko bw'Imana. Imbaraga z'Imana zirashoboye. Nta kintu na kimwe kinanira Imana. Na Paulo ntabwo yananiye Imana. Ibikomeye byose, ibyo tubona bidashoboka, bya bindi byagutsikamiye, bwa burwayi bwagutsikamiye, wa mwanzi ukumereye nabi, bya bibazo byawe ufite, ndakubwira ngo Imana imanutse kubikoraho. Amarira yawe n'agahinda kawe kageze ku Uwiteka. Nk'uko amarira y'abarenganywa n'amaraso y'abarenganwaga na Paulo yageze ku Uwiteka, umwami Yesu arimanukira aturandenganyiriza iki Paulo. Aramuhamagara n'ijwi, umucyo uramuzenguruka ati, Paulo, Paulo, Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Mwene data uri kumva ubutumwa bwiza, cya kindi cyagutsikamiye, cya kindi kikurenganya, ndakubwira ngo kagahinda kawe ufite, bwa bukene, bwa burwayi, cyaba ikindi kintu kikwihereranye, ndakubwira ngo agahinda kawe, amarira yawe bigutsikamiye, ibyo byose byageze ku Uwiteka. Imana iramanutse ije kukurengera, ije kubikuraho, ije kukubohora no kukugirira neza, kuko Imana irumva kandi iragukunda. Imana yahise ikiza Paulo ngo ahinduka noneho intumwa y'Imana, ndetse ahinduka n'urenganywa, ahubwo arenganirizwa ubutumwa bwiza. Urabona rero ko nta kidashoboka, byose Imana irabishobora. Mu gusenga kwawe ndakubwira ko Imana imanukiye kugutabara. Iyi ndirimbo igufashe, ikwereke ko byose bishoboka kandi ko Imana igiye kuguha umugisha
nsezeye wifuriza umugisha w'Imana kandi wifuriza gukomeza gusenga kugira ngo Imana usenge Imana igutabare ibibazo ufite, Imana ikugirire neza. Nkwifurije weekend nziza, tuzakomeza ubutaha. Gusenga ni byiza, gusenga ni ingenzi ku mukristo.